umubyeyimagazine niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi Izindi niba utarakora subscribe ikorera aha kugira ngo tugumane ku mubyeyimagazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo washyira gahunda mu myenda yawe, uburyo washyira gahunda mu myambaro yawe, kwa kundi nyine bigufasha kugira ngo uhore uri smart, bigufashe kugira ngo utunge imyenda ukeneye, bigufashe kugira ngo ushyire gahunda, ushyire orudire mu myenda yawe. Rero reka dutangirire mu kuyizinga. Nari maze nk'ibyumweru 2 ntazinga imyenda. Ubundi nzinga imyenda buri cyumweru, donc samedi cyangwa dimanche bitewe n'akanya nabonye, ariko ubundi nibura muri weekend ndavuga nti njye kuzinga imyenda nongere kisubizemo gahunda, hanyuma rero n'ibyameshwe nongere mbizinge neza mbishyire ku murongo. Rero nk'uko mubibona harimo akavuyo kenshi cyane, ntiwapfa kumenya ngo ako hejuru kari, ako hasi kari he, ikanzu iri, ipantaro iri he, shwi bimeze nabi mbese. Hanyuma rero n'iyindi myenda itameshe, donc n'iyindi myenda imeshe itazinze nayo iri muri bya bitete byayo, nabyo murabona ko atari bikeya. Rero aka kanya ngiye gufata gahunda, ngiye uyu mwanya ni uwo kuzinga imyenda mbese. Hanyuma rero
ubundi imyenda yanjye ukuntu nyizinga ndavuga nti imyenda njyana ku kazi irahangaha, imyenda nambara muri weekend irahangaha, imyenda njyana mu misa irahangaha, imyenda nambara mu rugo irahangaha, amapantaro ari hano, amajinsi ari hano, imyenda ya siporo iri hano, udutenge turi hano, imyenda yo kujyana mu bukwe iri hano, amakote mbese ibyo hejuru cyane cyane byo kwifubika nk'amakote n'imipira y'imbeho nayo nkavuga ngo irahangaha. Rero ubundi najyaga manika nkavuga ngo amashati y'amaboko maremare cyangwa utubluze hamwe n'amakote mbese amaveste mbishyira hamwe. Noneho nza gusanga byabaye byinshi ku buryo ntabwo biba byoroshye, nkabona ntabwo bisa neza, nuko ndavuga nti rero reka hariya h'amaveste mpagumisha ukwayo, mpashyire nyine amakote ndetse n'iby'imbeho, hanyuma utubluze two hejuru yaba ari ayo mashati cyangwa se utundi tubluze twajya kuri portemanteau ntuzinge dushyiremo kuko nta kibazo. Nuko rero ndabikora. Hanyuma rero ubundi biba byiza kwegeranya amabara asa, ukagenda ushyira amabara ukwayo, ariko ntabwo nashobora, wenda n'ibintu nziga nkavuga ngo reka mbishyire ku murongo, ariko ubu ngubu ni ibintu bitoroshye kuko ngenda ngura ntakurikije ngo ibara, ngenda ngura mbese bitewe n'ako nakunze, ku buryo kwegeranya buri bara biba bigoye pe, hari usanga bivangavanze mbese gutyo na gutyo. Nuko nyuma rero murihangana kuko nageze hagati umuriro ushiramo umuriro washizemo muri bateri yo muri apareye, ubwo murabyihanganira hari ibyo mutari bubone, ariko aho umuriro wongeye gusubiramo ni nkaho nari ndangije kuzinga. Murabona ko mva nabishyize ku murongo rwose, nabipanze. Ubu ndi umudamu mwiza, nabaye akana keza, nashyize ku murongo. Iki cyumweru kigiye kuza nzahatambukana umucyo kuko buri kintu cyose kizaba gipanze mu mwanya wacyo, hanyuma nambare neza. Nongeye kwitaho ni ukureba imyenda ntambara cyane ntacyambara, itakinkwira se cyangwa iyo nshobora gutanga nyishyira ku ruhande rwayo. Hanyuma nanone imyenda ikeneye gukoreshwa, hari nk'imyenda usanga, hari nk'ikanzu nari mfite mu mugo kugira ngo mfunge imashini byabaga ari ikibazo, rero nayishyize ku ruhande kugira ngo nzagende nongereshemo noneho njye mfunga neza. Harimo n'akandi gasarubeti nako ntabwo kari kankwiriye neza, narabyibushye, rero ndashaka kuzakajyana ku mutayeri kugira ngo twongeremo agatusimo hagati inkwire ntijye impambira cyane, kuko yego nabonaga inkwiriye ariko nkabona ntabwo najya mu nzira kuko irampambiriye cyane. Iyindi ni ikanzu ifitemo akaduburire kagufiya, nabonaga yanyambika ubusa, nayo nzayijyana nyikosoze bakiremo akaduburire kanini. Iyindi ni ipantaro y'icyatsi, nayo irankwira ariko mu nda kugira ngo mfunge ni ikibazo, ntabwo nafunga ngo nicare. Rero nabonye hariho akanya nshobora bashobora kuzimura igipesu nkafunga neza, noneho nkajya nanagenda neza. Rero iyo myenda nimara kuyikoresha nzayibereka. Yego nafashe imyenda ntacyambara nayishyize ku ruhande kugira ngo nzayitange niyo mbona ko biri ngombwa ko nayitanga, hanyuma n'indi yo gukoresha kugira ngo ne kubika ibintu ntakoresha. Nuko ndumva rero ikindi kintu rero nongeye gukora ni ugupanga amasakoshi neza. Ubundi nigeze kubereka ko ushobora gupanga amasakoshi yawe ukayabika neza kuri portemanteau, ariko iya portemanteau ihagaze nk'iyi ngiyi y'amakote abantu bashyiraho mu biro, ariko naje gusanga atari byiza cyane kuko
bituma imishumi cyangwa se umugozi hahandi ufata mbese aho wamanitse uko iguma imanitse, tuvuge imanitse ukwezi, icyumweru, wa mushumi ugenda usa n'ucika, ugenda usa n'uwangirika. Rero ntabwo ari byiza. Niba wari uyifite wenda wareba kandi kantu uzajya ushyiraho ku buryo umugozi cyangwa isakoshi ijya direct kuri la portemanteau, kuko birayangiza ugasanga karashwidutse ukuntu. Ibyo nabibonye ku isakoshi imwe, nuko mpita mvuga nti aka gatekinike ngomba kugahindura. Nuko noneho hari akabati twe dufite mu rugo kari gashaje, wabonaga nta kindi kintu kakora. Nuko ndagenda nsigaho amarangi, hari amarangi yari mu rugo y'umweru n'ubururu, nsigaho ku buryo utabona ko ari akabati gashaje kandi nubwo wakajugunya. Nuko ndavuga nti akangaka nshobora kugasimbuza rya portemanteau, noneho akaba ariko nshyiramo amasakoshi yanjye. Murabona rero ukuntu nayapanze, hagiye hajyamo atatu. Hari iyo nashyizeho hejuru dutatu na twa dusakoshi two hasi, ahandi mashyiramo izindi sakoshi zisanzwe. Noneho hasi nanone nshyiramo igikapu, hari na ibikapu bitandukanye, hari igikapu cy'imashini, hari igikapu cyo mu mugongo, hari n'indi sakoshi nziza nkunda yo ku rutugu ikoze mu mwenda. Nuko urebye amasakoshi n'ariya abikitsemo neza. Rero nawe niba ufite ahantu ushobora kuyabika atamanitse, ni byiza cyane kuko birinda isakoshi yawe gusaza. Nuko rero murabona ko ni ibintu byoroshye, ni ibintu byo gufatira umwanya, ni ibintu byo kwitaho, kuko iyo imyenda yawe iri ku murongo kandi ubitse imyenda ukeneye biragufasha cyane, ni byiza. Rero twige kuvana mu nzira ibintu tudakeneye, ibintu tudakoresha, hanyuma tunige gutanga, kuko hari abantu benshi baba bakeneye imyambaro, hari abantu benshi baba bakeneye kubona icyo bambara. Mbese imyenda ndabizi ko abantu benshi cyane tuba dufite imyenda myinshi. Ni byiza yuko niba hari ufite ubona udakoresha, umaze umwaka utambara, umaze imyaka 2, amezi 6 utambara, bitekerezeho uvuga uti reka uyu ngutange, reka uyu nguhe abawukeneye. Hanyuma n'ibyo ufite bitagukwira utekeze uti kuki ntabikoresha. Nuko rero nanjye nabigenje, ndumva nishimye ko bipanze neza, bimeze neza. Rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Ikindi kintu nari nibagiwe, murabona amasenture hari ukuntu usanga hari ukuntu wabuze ukuntu yabika, ariko narazifashe nzishyiramo hejuru, hariya dushyira portemanteau, hariya dushyira ibimanikwa, mbona birabikitse neza kandi zihita zinaboneka, utunazibona ku buryo ukeneye kuyambara uhita uyifata. Nuko rero duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku bikoresho byacu n'aho biri nuko bigaragara. Murakoze cyane rero, nawe ubutaha. Bye.